ikibazo kuva ku itangiriro aho twamuburiye nta na rimwe ugize unyereka kuri Sirius uri kunsekeramo ibikimana ngo se mani ikintu ngo zimeze gite kuzidufungira izo swingi mani mani uziko Jeff na David bari kurwana uziko benda kwicana mani namwe mukaba mwicara aho ngaho. Okay, nta kibazo ndaza kubigukorera njyewe hari ibyo nari ngiye gukorayo nibivuze ndatamamagara kuri phone. Okay, sibyo sawa bawe kandi papa mushiki wacu turamubuze. Mushiki wanyu muramubuze? Mwicare mumbwire bigenze gute, mwicare mumbwire. Mushiki wanyu muramubuze bigenze gute? Papa twari twagiye mu rugendo shuri ku mwari wabitubwiye. Hanyuma bigenda gute mugeze? Muzi ikintu ngo yashaka kutwereka. Na Jeff yagiye mbere yacu. Oya tuza unsobanurire bimeze gute, mumubuze gute, mumuburiye hehe? Yakase nyuma y'igihuru tugiye mu muhanda bitatu mubura. Genda gake. Mushiki wanyu muramujyanye mu ishyamba none ntabwo mumuzanye. Murambwira ngo mushiki wanyu imbaraga zo kwa Mirenge, imbaraga z'abagenda butaka, imbaraga z'abagurukanyoni mwakoresheje izihe mbaraga none? Mu mbaraga muzi n'abahaye mufite mwakoresheje izihe? Musubiza ureka kwigira ibyo ngibyo. Subiza. Imbaraga nabahaye zimaze iki? Mwakoresheje izihe? Mwabimenye yagiye. twagerageje uko dushoboye n'ahantu tutasatse na hamwe ariko twamubuze. Okay, mutuze none tugiye nze mbereke za mbaraga nagiye mbabwira icyo zishoboye. Reka nze mbereke sha. Okay, muruhuke gake mutuze mbereke icyo dukora. Honey. Chahan. Boss. Ubundi bite byawe? Nakomaga kuri salo n'ingingura. Waza no kunyingura ku marembo ukaza uri kuvugira kuri telefone pana no kunyitaba. Igikari se ntabwo ari cyane ntabwo wacyubatse. Ntabwo ugomba kunyakira. Mu gikari haca saba ameze bate? Hako hani bite? Ndashaka ko ndushobora. Niba kuri salo nta kinguye. Narindi mu gikari nkumva kuko mazi. Igikari si iwawe. Ndi kwibaza umuntu abo utahanye. Ako banza umbwira ubundi uyu muntu muri kuvugana no kuri telefone. Ako se telefone ni ikibazo. Arufa muri kuvugana. Arufa se ni ibiki? Uyu ntago arufa muri kuvugana. None se arufa bite byawe? Ese umuhungu wawe bite byawe? Abana bahora. Ndashaka kumenya impamvu zo nkurura gutya. Ndashaka kwibaza ikintu kimwe. Arufa ndabona amaze kukunyibagiza. Niyo mwarimu muvugana. Ninjira hano. Ibyo se bihuriye. Ndashaka kubanza kunsoba. Bihuriye no kuvuga ngo sinakugura kuri salo. Umwana wabundi muhuriye hehe? Ngo umwana koko kise. Mbwira buri kimwe cyose. Mbwira buri kimwe cyose bitaraba nabi. Byose ndabizi. Hararufa. Amaze kukunyibagiza. Tega amatwi. Nta mwana ufite? Wuhese? Nta mwana ufite? Goko kise? Urabinsobanurira. Ibiki nsobanura ariko? Urambwira. Ushaka kugenda se uteye amahane? Nta mwana ufite? Ushaka kurangiza umwaka nawe? Ndashaka mbwira nta mwana ufite? Ndumva atari ngombwa. Oya. Akoze bite bya? Ushaka kujya kunyicira mu nzu? Ntabwo ndumwicanye. None uranjyana ko ahari mu gikari. Sobanurira. Iki nyine. Ndakomanga. Nakwinjira ku marembo Arufa niwe muri kuvugana. Sobanurira hagati Arufa n'umwana wawe.
ibyo nshaka kumenya abantu ntuze muri uyu munsi ndashaka ndashaka kumenya ukuri ntabwo ushinzwe kubamenya ntabwo ngenda ntamenya ukuri ndashaka kumenya ukuri ubwo urabihagarika kugenda birahagarara ariko mbanze menya ukuri bihagarara vuba vuba ahita wica kano gakobwa hita ukica vuba vuba shit aracitse okay reka nze musange mu rugo ataragira icyo avuga ikizi nene yacitse man ngo nyina nayinjira hano banza bya ndagiye kubibwira Jeff nicyo gihe ngo ufate Jeff mbere yuko ahura na nana nari ataza kumubwira ukuri kose kubwa gusa yes sister wow maze ese ko mbona ukiye nk'umuntu ni birebire wana nicara tuganire oya ntabwo mbyumva uretse ho gato uvuye tubizi wese ko ndi buganire nawe hari ikibazo oya banza unsubize ubu ntabwo nubwo ndi kwizera ko ari we mbonye ubundi se uvuye niko nana njye ndibuka nimba nibuka neza ndabona ujukeye twe turahangayitse umunsi tujya mu ishyamba wewe wasohotse mu ishyamba uri gusakuza tuza kukureba turakubura none ntabwo niyumvisha ukuntu nkubona umeze neza nta kibazo ufite papa ubu tuvugana yagiye muri leta gushaka ngo bagushakishe none nsobanurira ntabwo ndabyumva bro reka nkubwire nkeneye kumva wabaye iki nana wabaye iki urambwiza ukuri cyangwa urambwiza ukuri urebe iki gihe mbwiza ukuri mbwiza ukuri mbwiza ukuri reba hano turebane ushobora kumbwiza ukuri umva rero ngiye nkubwiza ukuri kwanjye kundimo aho kugira ngo unyicire mu rugo rwawe naho ubwamagenda nkaruvamo uretse nkubwire rero aho kugira ngo unteze ibibazo uri amarembo ngari tuzahurira mu mategeko so kugende dore amarembo ngari ntabwo naje ndimbwa ihute tuzahurira mu mategeko uri se ngenda ntajyanye ibyanjye kandi ndavuze ngo ngenda ntajyanye ibyanjye kandi urashaka amahane wari useka ari amahoro arufa yarabigwaye genda ariko warufa uririmba arufa yarabigwaye genda ndavuze ngo ntabwo wankanga nasezeranye nawe
tuzahurira mu mategeko aha nagusubiramo najyanye ibyanjye aha nagusubiramo ndasubiramo ndaba ndeba aho unyura ariko ubundi ni ibintu byawe bituma utari kuva hano bimpa ariko uragira ngo njyane siteresi bimpe handebera aho urarebye se ubona ahangaha ari mumvira mu Rwanda si imyenda waza akira ntubona wagiye utanambuza kwigira telefone yanjye kandi umuntu usiga hano ntuzaze kumutesha umutwe telefone yanjye ntuzaze kumutesha umutwe telefone yanjye nayikugura igeze muri uru rugo genda uzagura iyawe washaka kuvugana na Rufa ubwo sinabanye havuye genda uzagura iyawe telefone yanjye cyangwa ugice telefone yanjye telefone niyo ushaka amakosa wankorera n'ibyo wamemukiye ntaho byahura ni telefone akiri ibyawe ugenda akira ubone wagiye bye honey urugendo rwiza ngwino bro uretse gatandaje ubukuru ako si ibi bintu birumvikana sisita amaze iminsi 1-2 nta nubwo akumbuye abantu ahubwo araza avuga ngo rekaza ntabwo nzumva we Shani Kame taba hano ho gato mubwire imirimo wari uri gukora wayisoje yego ndagira ngo mfashe akantu gato nshaka kumenya muri uru rugo ni ibiki biri kujya mbere mbese ngenda bizi ko naje nje gukora akazi ngenda bizi papa se ntabwo arataha ntabwo yari yabizi none se nana wamubonye aza byagenze bite ko mbona yinjiye mu nzu yarakaye ngiye mbonye aza gusa noneho menyera uriya mukobwa agiye hanze gukora iki ihuta umenye icyo agiye gukora uhita uzumbwira ntaribi wari ugiye kubivuga ntabwo nari ngiye kubivuga ndakwica nuramukuru wawe bivuze ngomba bara ntabwo ndi bubivuge mira neza mani mira neza nyine ngumvika ntabwo ndi bubivuge ndaza kukwica mani ntabwo byarangirira hano ibanga ni iryanjye nawe humura nkuko wari ugiye kubivuga mbwiza ukuri mani mbwiza ukuri ntabwo nari ngiye kubivuga ni ukuri we uri ku muryango kanze nkurera mani ubeshuwe neza ko nta kintu uri buvuge kuko uramutse ubaye ugize icyo uvuga ndaza kukwica ese bro ni iki kigiye gutuma ukora ibi byose we ntabwo wamenya icyo nshaka ikintu cya mbere ugomba kumenya ni kimwe ugomba kugendera ku mategeko yanjye bitari ibyo ndaza kukwica okay so mani wibuke uguma aho ngaho kandi ntugire icyo uvuga uri hano ukora iki ubwo uri mu biki nta soni wo kaza mu rugo uzi n'umupango dufite ushaka guhagarika ibintu byose maze umwanya ahangaha nkureba ukora iki ni gute ushaka kwicira mushiki wawe mu rugo kandi uzi ko byose yabimenye akura bizi ko indamuka ntamwishe araza kubivuga byose abivuga bishyira reka rero mubwire uko mbitekereje kandi iminota mpagaze ahangaha shaka uburyo nana ari inshuti yanjye kuko ntago nzi no si wumva biri bukundana birakunda shaka uburyo adira icara hano tubanze tuvugane gira papa icara hano tubanze tuvugane banza unyumve urumva biri bukunda gute birakunda ntabwo biri bukunde utangiye kuza mu rugo reba ibintu wansizemo watumye ngambanira umuryango wanjye utangiye kuza mu rugo ushaka kuneza ibi ni bike adera uri kunkorera tuza mbanze vugane nawe ntabwo biri bukunde ni gute tuza ni njye ukuyobora adira kubera icyo wanzanye mu bintu nk'ibi ngibi ibyo nakuzanye muzabona inyungu zabyo nyine tuza base nice Jeff